yewe imbaraga nzikura ni ibintu nize ndabimenya ko imyuka mibitera menya kwivurwa menya za karande ko zibaho menya byose ndabisesengura yewe nageze kubabwira ijambo ko ntakuze numva ko nzakora akazi nkora mfite ibindi bintu byinshi nize nagombye kuba nkora bikaha amafaranga kandi n'ubu ngubu ndabikora ndabifatanya ubwami bwawe kunyuzuza urukundo nshyiraho ibutso cyanjye mutureye amaturo ayishimire rwose mwami guhaye umutima w'ubukizi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nongeye kubashimira no kubasuhuza aho muri hose mukurikira ibiganiro by'urugendo online TV. Imana ibaho umugisha cyane. Ndabashimiye cyane abantu bose bari mu Rwanda bari mu bice bitandukanye hanze y'u Rwanda. Nitwa Gakire ndi kumwe na Jerry ariko ntago twamunitse twenyene n'ubundi mu rugendo online TV turi kumwe na Big Town. Turi he urugendo rw'uyu munsi rwatwerekeje ni Burasirazuba iburasira bwaryo turi mu karere ka Bugesera aha niho turi ndi kumwe na Emirero Eminyawe ba Emi ni benshi cyane ariko uyu niwe wanyawe noneho abandi ni ibicuko niwe turi kumwe aho duherereye rero duherereye kwa Salongo n'ubwa mbere yinjiye mu rugendo rwanjye rushya ruri online. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu byinshi cyane ntago ndibuze kugaruka ku mabifu ntago ndibuze kugaruka kuri bya bintu byo kuvuga ngo runaka yarakuvuze ahubwo ikintu kimanuye inaha nuko hari ibikorwa byinshi by'urukundo musiko tujya dusura abantu benshi bafasha abantu. Hari igikorwa cy'urukundo uyu munsi turi buze kujya gusura nyuma yo kumusura iwe mu rugo cyaho yafashije abantu. Hari abantu yafashije kandi ni benshi cyane ariko uyu munsi turagerageza gusuramo bakeya cyane. Aho tumusanze rero turi ku isabato turi ku isabato tumusanze mu rugo ari gucuranga. Turaza kumuha umwanya kugira ngo abanje kutwumvisha byinshi turaganira byinshi cyane. Reka banze wenda mugenzi wanjye nawe ikaze Emi. twumvise Salongo araryumva niyo mpamvu nitabaje urugendo runani kugira ngo tugendane aha hantu turi mu karere ka Bugesera. Ese ubundi Salongo mu karere ka Bugesera bamufata gute? Ubundi Salongo Imana ayifata gute? Yesu Kristo amufata gute cyangwa Yesu Muhammad we amufata gute? Imyemerere itandukanye ryangombe mbere yuko abazungu baza mu Rwanda. Hariho umuntu wanditse muri comment aravuga ngo ibyo Salongo akora ukurikiye no mu yandi madini nibyo bakora. Saro reka ngusuhuze nje Yesu ashimwe ahimbazwe. Nanjye ndavuga ngo assalamu alaikum. Mumeze neza ku isabato umunsi mwiza umunsi mukuru isabato umunsi umunezero ukaba ari umunsi w'umunezero. Hano ni mu rugo wawe abani mu rugo musanze ntago nyambaye Yesu za gitumo zanyu nizo zijya nkunda kurwana nazo cyane kuko iyo muntunguye ntabyo mbahabyizima kuma musanze nyine mutunguranye. Murano nubise muvuga ngo ntago muri buvuga ngo by'amatiku ubundi amatiku niyo atuma mucuruza bikagenda neza. Ese nimutavuga amatiku byagenda bite? Tugiye kuvuga Imana neza kandi Imana buriya amatiku mwabyihoreye. Okay. Ako se buriya yari amatikura cyangwa ni byari biriho wenda tunyuze mu amatiku ariko ari amatiku bikavugwa bigateza intambara mwebwe mukarya ntacyo bitwaye. Uya abantu benshi bakunda kwerekana ko dushobora no kurya tutakore byiza ukavuga ni byiza amatiku akagira igihe cyayo. Uko yumbarije kuri kanaka nkanye nkamusubiza no yagasubiza ntacyo ndana byo abantu benshi baba bikeneye. Ariko ubundi nta cyari cyisha kuri murumva. Ariko uyu munsi niba muje rero mukaba munsanze ku munsi wanje wo kwisabato mba naruhutse. Ariko niyo mfite n'abarwayi ntabwo mbuza kubavura ngo mbigire nk'amahame mwe yitorera bavuga ngo isabato nta murimo mwiza ngo wakora ngo ntiwajya gukora iki ntiwavuma. Yewe mfite uko mfata umunsi w'Imana nkagira nuko menya Imana kurusha ukundi yayimbwira. Isabato yawe muri rusange uko bipanga ibiteye ite
wenda n'uno munsi niyo tugusanzeho uri kumwe n'abantu mwarimo murimba indirimbo zihimbaza Imana. ubundi isabato yanjye wari umunsi wo kwishima nkicurangira kino cyuma nkanezerwa nkaruhuka nkumva umutwe wanjye hatuje kugira ngo nsubire mu kazi kuvura abantu meze neza mu mutwe. Hanyuma ubwo n'Imana niba iri mu ijuru kuko iba yayibonye ko nayo bikunda ngo abayicurangira bakayihimbaza. Niba ihimbarwa twacuranze rero bikishima nanjye ntacyo bitwaye. Ibyaha byanjye n'ibyindi banshinja by'ibiki byo ngibyo abanzi kabyirengagiza ko nta muntu udafite ibyaha kuri ino si. Baravangwa n'intungane bwira ikoze iki 17 inshuro 7. Ubwo niba intungane 17 nanjye ubwo wenda wasanga ncumura nk'inshuro 100 wenda ku munsi simbizi. Bitewe nuko abantu bamwe babifata ariko ubundi hariya ni ku kazi ahangaha bari mu rugo mabite ukuntu ibintu byose mbibalansinga. Yes, ni uba ufite kuntu ibintu byose ubibalansinga. Tuzi ko rero abadive nyuma y'isaha ya saa 9 sinzi nimba rwera saa 10 kumanuka umunsi wabo baba bawuhariye Imana. Bavuze ati tugiye kwitegura isabato ejo tuzagende gusenga nta kintu kidustressa ibiryo twabitetse kuba afite amafirigo ibintu byose biri ku murongo. Uravuze ati nubwo ariko kuba ari ku isabato nge ndavura. Jewe umurwayi ntago yapfanga kubera ko ari ku isabato. Isabato ntago abantu basobanukiwe ayizi. Uyizi neza ukora igikorwa cyo gutabara wa muntu uko jewe isaha n'umunota n'isegonda bari umurwayi ushaka. Nukuvuga kandi uwo murwayi ntamutabaye agapfa ku isabato ubwo Imana yazavuga guki. Yamfata nk'ikigoryi. Kubera ko ndaba ndi ku mahame ntakoze na wa murimo wo kuvura ba bantu bayo. Usanga umuntu wenda yitabye Imana mu byo butari bwo kubera ko Salongo yavuze ngo umunsi yakoze iki ngo di ku isabato. Uri isabato rigira amahame n'amabwiriza yayo ko abayigenderaho ko bayifata jewe amahame niyashyira ku ruhande nkareba isabato ni iki. Yewe imari iki se rubanda. Ngenge nkunda kureba ibiganiro byawe nkabona ugira abantu bamwe bagushyigikiye n'abandi baba bari muri yakote yo kuvuga ngo ubupfumu n'ibiki ibyo ngibyo navuze ngo ntago ari byo byatuzanye umunsi ariko ninjiyemo hariya uri mucuranga turirimbo n'utwababarokoreye baba muba mugurukana kuri social media numvaga izo baririmba nawe ari zuri kuririmba ndagira ngo utwinjizemo ku kantu gatoya twari uri kuririmba wenda turebe akabantu benshi bazi ariko hagati hano ari kumwe n'umuntu muraho neza urakomeye ndakomeye amazina se kuri yatumwita Salongo we witwa nde? Ngiye banyita musirikare Erode niyo mazina yanjye. Ubu mugiye kutwinjiza mu isabato. Kwinjira mu isabato tugiye kujya ku ndirimbo ya 65 iravuga ngo nkunda kwiringira Yesu. Tugiye kubaririmbira nkunda kwiringira Yesu. Tugiye kuririmba nkunda kwiringira Yesu. mwarimu maze kutwinjiza mu mwuka mugani w'abantu. Indi tugiye kubaha nivuga ngo niki cyanyiza ibyaha.
ibyaha bikakuvaho. Iyo ndirimbo ni ya 63 sofeva ngo do re mi so mi. buri kintu kigira abanyiracyo. Wenda reka mite mbaza Salongo, nibyo rero nahereye kare mubaza Yesu Kristo ni muntu ki kuri wowe? Yesu Kristo twese abatuye isi bose bamumenye yuko kubera ko ari ibitabo cyanditswe cyitwa Bible, atari muri Bibiliya ntago bari kubimenya. Abazungu baraza baramutubwira, tugatwereka n'amafilime n'ibyo yagiye akora. Hanyuma kugira ngo jewe nanjye mumenye nuko nabimenye ko nakuriye mu idini, nakuriye mu babyeyi barambyara nsanga ari abadivantiste. Urumva banyigisha Yesu, nsoma na Bibiliya, menya Yesu ko ari umuntu wafashaga abantu, wakizaga birema, wakizaga abantu bafite ibibazo bitandukanye. Yesu rero kuri jewe nkuko warumbajije ni umuntu mwiza. Umuntu mwiza akora ibintu byiza, yakoze ibintu byiza, natwe twigisha urukundo kandi abantu benshi baramumenye. Kandi yarinze abantu benshi ibyaha kwica kugira gute. Buriya madini afite akamaro kenshi cyane, kwigisha abantu ijambo ry'Imana bagatinya gukora ibibi bayisomye mu ijambo ryayo. Icyo ngicyo numva bidufitiye akamaro kuri ibyo ngibyo mubajije. Ati yari umuntu mwiza ufasha abantu gukora ibikorwa byiza. Turaza kubihuza nabo twita abakristo, gukora ibikorwa by'urukundo ku giti cyawe nkabe Salongo. Wumva gukora ibikorwa by'urukundo hirya y'ubuvuzi bwawe, hirya ya Salongo, kuba wafasha ubabaye ubifata uti? Gufasha ubabaye ni biri muri kamere yanjye. Muri kamere ntabwo ari ibintu mbanza kwishakamo cyangwa mbyigishwe. Umutima buriya, uyu mutima urimo Imana, kandi uyu mutima urimo na shitani. Uriya shitani n'Imana byose biri mu mutima wawe. Uko ikintu kibi ujya kugikora umutima ubanza kukikubwira. Mbere yuko utekereza ku Mana cyangwa ko wacumuye ngo Imana irampana, umutima ubanza kukubwira ikibi ni cyiza. Numva ngo jewe rero ntumbonye umuntu wabaye, yo mbonye hari umuntu ufasha numva natanga ndabutanga. Gufasha rero ntabwo ari ibintu mbanza kwigishwa cyangwa iki. Mba numbona abantu rimwe na rimwe batangaye Salongo yabikoze gutya. Buriya ni umutima, buriya nubwo waba uri mu idini ukaba uri wambaye ikote ryiza cyane, urumva, ukaba wambaye ikanzu nziza cyane, uzi kubwiriza uri padiri, ntago byakuraho wa mutima wawe niba waravukanye umutima wa kamere mbi, kamere y'umutima utishima, umutima utishimye, umutima wawe utanezerewe, umutima wawe udagira impuhwe, umutima wawe ugahora mbese uri umuntu aho nta kintu wafasha banda. Mbere yuko ujya mu idini, ugiye mu idini nukongeraho ku bimwe mu urugendo rwacu rw'uyu munsi. Nubwo twaje kugusura ariko hari n'igikorwa cyiza cy'urukundo wakoze kwa Karyuri. Yego. Umutima wagukomanze ute kugira ngo wumve ko birugomba kubikora? Ntago bikora bake. Nabibonye ku mbuga nkoranyambaga, YouTube, mbona bari bamusuye ba Big Town, mbona ko akana kabyina neza gafite impano, ariko mbona ko kaba ahantu habi, mbona ko barara ahantu hatari heza. Navuga ntireka nanjye nzahaguruke njye kureba kari akana ndebe koko biriya bintu batwibwiye kuri YouTube batweretse ko ari byo. Sakiriya nige ngo turagenda bayita Claude tujyayo akordeo
turabasura dusanga batameze neza turabafasha nkuko nagomba kubikora nkuko nsanzwe mbikora n'abandi ntabwo ari kajya uri wenyine n'abandi benshi hari n'abandi nteganya kuzasura impamvu mbikora ni ukugira ngo n'abandi benshi babibonere kuko hari abantu benshi bafite amafaranga menshi ariko baba gugu n'ubu baracyakora barashaka menshi kurushaho ariko ugasanga uwo muntu arinze ava ku isi nta n'umuntu n'umwe afashije warirebaho gusa nta muntu agirira impuhwe nta mutima wo gutangagira niwe mu rugo ushobora no gusanga nta n'abantu batatatunze kandi afite amafaranga. Akenshi ubonye ibiganiro byawe bimwe na bimwe ibyo twaba turi kuvuga muba musubizanya usanga uri gusubizanya n'abakozi b'Imana ariko akenshi bakigisha ijambo ry'Imana mu bantu ariko byagera kuri tere nk'ibyo bintu uri gukora byo gufasha abantu bikabingora bamwe na bamwe tubabone wewe bishobojwe n'iki cyangwa se bivuga ngo bashobora no gukubwira ngo ngo kujya gufasha umuntu ngo sinumva ngo uhamagara itangazamakuru ngo sinumva ngo werekane ngo wifashije umuntu ngo oya impamvu nuko hari abandi baba bikomanga mu mutima tuba tugira ngo twigishe abantu ko jewe Salongo ndi umuvuzi kandi ndi umwarimu mwanafunze urumva ndi mwarimu urumva hari umuntu ahita yabaza ati wigisha iki ibyo nigisha ntabyo uzi se wowe iyo nkoze ikintu nka ntabwo mba nigishije uza kubireba ntagahaguruka ati Salongo se ko niba yabikoze yewe kandi nanjye mfite ubushobozi nanjye wahaguruka nkajya kubikora byadutwara iki se bitwaye iki se ibyo ni kubikorwa byiza by'urukundo naho yo tugiye rimwe na rimwe ku buvuzi imbaraga zituma biriya bintu biba ziva ku Mana wavuze ati mu mutima w'umuntu haba harimo imbaraga ebyiri ziri kurwaniramo haba hariho za Satani n'iz'Imana imbaraga ukoresha ku buvuzi bwawe ukora biriya bintu zivahe imbaraga zo kuvura cyangwa zo kuvura umuntu arabyiga uriga ukamenya ukana imyuka warangiza ugahabwa hagati y'aba bagabo babiri wavuze baba bari mu mutima w'umuntu ushobora gutera gukora icyiza n'iki yewe imbaraga aho nzikura ni ibintu nize ndabimenya ko imyuka mibi itera menya ko ivurwa menya za karande ko zibaho menya byose ndabisesengura yewe nageze kubabwira ijambo ko ntakuze numva ko nzakora akazi nkora mfite ibindi bintu byinshi nize nagombye kuba nkora bikaha amafaranga kandi n'ubu ngubu ndabikora ndabifatanya kandi byaramfashije cyane maze gukora kano kazi ko gutongera imyuka nkayirukana kuko niba hari umurozi naze kugenzura asanga abarozi bahari maze kumenya ko abarozi bahari baruka ntabigiga ndamenya ko bibaho ari byo byuzuye inosi imbaraga zigufasha gukora ibyo bintu zivaye mfasha gukoza ibyo bintu zivaye Imana abo yani wenda yazimpaye kubera ko byose ako kayenda niko ka no kuvuga ngo impamvu yenda gishyiraho Imana namwe ntago muyizi ni muranayibona uretse kuyisoma mu bitabo ariko iyo wirebye nkabona nanjye imbaraga nkoresha nkabona ibintu birakunze urumva numva ko hari ishobora byose utaboneshwa amaso izo mbaraga zo kubashobora gukora ibyo ngibyo niyo mpamvu twizera badushyizeho umutima wo kwizera ko ibyo bintu bihari twizera Imana ko ihari ubwo ni twizera ko tuzajya mu ijuru urumva byose ni ukwizera ni mu mutwe ntabwo turayibone tubibonesha amaso mu bikorwa dukora byiza wenda hari umuntu ahita yibaza ati byose ni ukwizera hari abantu basengerwa mu nsengero samutemu ntibakire wowe uri ku ruhande ukabatongera bagakira kandi ibyo uvuga indi muvuga hari abanditse muri comment ati ziriya ndi mavuga no mu rusengero neza kenshi na kenshi usanga bakoresha basengera abantu umuntu akibaza kuki Salongo adashobora kuba yavuga ati shinze urusengero mujye muza noneho mbasengere nta kibazo nanjye mutanga amaturo nkuko nabandi bayatanga n'ubundi nta kibazo urusengero ngiyemo byasaba ko nterura n'imiti byasaba ko nterura n'imiti ugahinduka nk'ivuriro kandi icyo gihe ngiye gusenga gusa ntabwo iyo ntongera gusa hari n'ibindi nkora inyuma batabonesha amaso niba ndimo kohereza imbaraga imizima ikava mu muntu ayishyira mu itungo imizima ikava mu muntu ayohereza hari ikindi mba ndi bujye gukora ku ruhande kugira ngo cya gikorwa kibe cyuzuye neza urumva niyo mpamvu mu rusengero bitashoboka bavuga ngo dore Salongo ngo none hatari imiti bazanye ubupfumu mu rusengero urumva byo mu rusengero nabihariye abapasiteri ba nyirabyo byerekana ivurira abantu urumva urabyemera ko nabyo bikora ibihe birabyo gusengera abantu iyo benshi baboneye ibisubizo
abapasiteri bamwe bafite imbaraga bagasenga bagatongera, ariko gusa jewe simpamya ko wenda bamwe na bamwe babazikura no ku Mana. Hari igihe bajya inyuma bagakora nk'ibyo SALONGO akora. Urumva hari igihe bajya inyuma muri twa twumba two bavango twihariye ngo tw'amasengesho ngo hahani ngo batera amavi bagakora ibindi nk'ibyo SALONGO akora, umuntu agakira kuko gusenga gusa gutya mu mwuka bakabyirukana iyi bakoresha. Urumva iyo mwuka se kuki tabivuye ku Mana? Ivuye ku Mana, ivuye ku Mana ari ukuvuga gusa, nawe ibisubizo biba byarabonetse byinshi, bose bajya babikora, nawe wajya uvuga bigakunda. Ahubwo si ikibazo nibaza, ushobora kuba iki kibeho kikabaho, nawe wajya uyisabira bigakunda. Ariko mpamya ko abantu bafite imbaraga zimwe njya bakoresha hari ahandi bantu bagenda bakazikoresha. Ndabaza abapasiteri bamwe na bamwe benshi bafite imbaraga bakoresha nk'izi zanjye za gakondo nkoresha, abantu bagakira. Ese wenda Samu akabazo k'amatsiko wabyitirira Imana bipfa kuba wakoze umuntu agakira, nta kindi abantu bakeneye gukira. Saro, ikibazo cy'amatsiko, ubaka kanya tugusanze uri guhimbaza Imana, uri kumwe n'abantu muri kuririmba, ntiwaba wifashisha rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo ubwo Yesu Kristo yabwiraga abantu ati nimunyizera muzabwira imisozi yimuke ikimuka, mubwira ibikombe. Ibyo ngibyo Yesu yabibwiye abantu, niyo mbivuze abantu bashaka kuntera amabuye. Urumva? Ariko nta umupaka yashyizeho. Nimwizera muzakora ibi ngibi. Kwizera gusa kujyana n'imirimo. Urumva? Mugize kwizera, wowe cyanza kwizera ko niba je nizeye ko icyo nkora ngikora neza, hatongera imyuka ikagenda, mba mbyizeye. Ubwo ni Imana mba nkoze iki? Yizeye kubera ko niwe yandemye kanshyira ku isi kama no gushoboza. Ariko wizeye gusa ukavuga uti je nizeye ko nzabaho neza. Urumva? Kandi kubaho neza ari kubanza ukajya ku ishuri ukamenya no gusoma no kwandika, nawe bire kugira uzayisome. Ariko kumva ngo bakavuga ngo Imana irahari kandi uyizera uzabaho neza uzakira, ntugire ikindi kintu ukora. Gusa waba baho gute kuri nose? Imana se wayishinja iki kandi yaraguhaye ubwenge? Ukuvuga ngo ibikorwa rero kwizera kujyana n'imirimo. Urumva? Kwizera kujyana n'imirimo ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nimwizera bya bindi bizashoboka gusa. Twizera kujyana n'imirimo. Uriya mugabo yazanye igikoresho, reka twumve. Babacyita ngo akrodeo. Reka tubanze twumve niba wenda mbere yuko banacuranga SALONGO ashobora kuba ari mu urusengero hano mu rugo. Twebwe turacuranga, wenda barampamagarira n'abana baze hano. Wow. Baze nibo banancurangira ubundi nk'iyi. Congratulations kabisa. Aka kantu ubundi SALONGO bazi ko wenda ari abapagani, bana banje bazi Imana. Ariko wenda tukiri abana bataraza Saro, amaturo uyafata gute? Wenda ngewe mbere yuko wenda mbisobanura, hari n'umupasiteri wenda nabibashije nawe arambwira ngo ako kantu k'amaturo nimbe nkatarutse. Amaturo kuri wowe uyafata gute? Amaturo yavuzweho no muri Bibiliya kuva kera. Wenda igisobanuro cy'amaturo urakizi? Ndakizi. Gutura no gutura, amaturo akagibwa n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana n'uburyo amaturo ntabwo ajya mu ijuru. Hari abantu bazi ko amaturo baba batuye Imana. Ariko handitse muri Bibiliya abari bemerewe kuyarya barabo bita abarewi. Abarewi babasuhuke nabwo. Uretse gatubuke. Amaturo ayishimire rwose, Mwami guhaye umutima ugushyize imbere. Umukene yarahagaze kubera abaturaga,
ayishimire rwose mwami nguhaye umutima ngudushyize sinyigushubije ukuvuga ngo niba duture Yesu amaturo ayishimire Yesu usabye amaturo iyi ni indirimbo y'iwacu iri mu gitabo cy'indirimbo za 200 muture Yesu amaturo ayishimire koko ni ukuvuga ngo niba dutuye Yesu amaturo Yesu ntabwo afite ikibo gitwakira amaturo ahubwo arajya mu bashumba ni ukuvuga ngo ituro reko nifata jewe abakozi b'Imana iyo bagiye mu misozi iyo bagiye kubasengera iyo bafashe umwanya munini batajya guhinga batajya gucuruza bagomba gutungwa n'amaturo mwebwe mwatuye kugira bafate umwanya wo kubasengera urumva bafite umwanya wo kubasengera mukabatura ya maturo bakayakoresha kugira ngo bajye guta umwanya batekereza ku bukene nta muntu wagusengera yakene kandi arimo gusengera gusabira ubukire nk'izo yawe gusabira ubukene nawe ntabwo yabonye niyo mpamvu amaturo agomba kubaho kugira ngo atunge abakozi b'Imana. Urakoze cyane. Amaturo atandukanye he rero ni cyacumi. Icyacumi aho gitandukanye n'amaturo nuko ari kimwe mu bintu ba utunze. Niba ufite inka niba ufite inka 20 utanga zingahe musozi? Ebyiri. Ni cyacumi nyine. Muri 20 bari ebyiri. Niba ufite 10 uratanga imwe. Ni kimwe mu 10 nyine birumvikana. Niba ufite 100 utanga birumvikana. No kuvuga ngo rero icyacumi aho gitandukaniye n'amaturo bayatura buri cyumweru ku rusengero abantu bagafata amaturo bagashyira mu byibo ariko icyacumi ntabwo gutegereza niba wungutse uyu munsi wagiye ugakorera amafaranga uko wungutse utanga ukaba wungutse wakoreye miliyoni zingahe uragenda ukoreho cya cyacumi uhita ugitwara kwa pasiteri cyangwa kwa padiri bava wihutura nyanyagira urumva kuko iyo birengejeho nabyo ngo ni icyaha ni icyaha kubera ko wabari Imana wari icyaha cyacumi si cyawe ni ikimana ugomba kugitanga ugomba kugira vuba vuba rero kugira ngo cyihutane niho gitandukaniye n'amaturo icyacumi aho ukiboneye hose tugitanga udategereje ku munsi w'icyumweru cyangwa kwisabato uramutse ufasha amafaranga nk'uko ukajya kuyafashisha abakene nk'uko ubikora aho kuyashyira pasiteri cya cyacumi ukavuga ati mpuye n'umwana cyangwa mpuye n'umukecuru duturanye reka mugurire agafuka k'umuceri no kuvuga ngo nifashishe abababaye gusa wibagirwa abakozi b'Imana cyazo nuko yarwaniramo n'inzanda nini n'inda nini zabo ariko ubundi nta nubwo ni bamwe na bamwe ntabwo ari bose yes gati yaravuze ngo abana baze bacuranga yenda ushaka kureba turi ngabo noneho mu gihe bakiri kuza bagende bambare n'amakambara basi mu gihe noneho bakiri kuza ndagira ngo iki kiboro bagicuranga gifite umuziki we gifite umuziki byatari ariko kunda gucyo gukora ntabwo cyumva neza noneho kubitako kantu na salongo wowe rwose kubitaho twiyumve neza banza ucurange yonyine yo
umuziki uraryoshye cyane, umuziki uraryoshye cyane. Tureta tugenda gutya twari turi kumva ku cyacumi ariko ngiye kuntu icyacumi n'amaturo ahantu sinjya mbasha kubitandukanya kubera ukabivuze bisaho kubyumvikana ariko ngiye haraho tutemeranya ku kintu kijyanye n'amaturo. Amaturo bavuga yuko nubwo yari y'abarewi yari y'abasuhuki. Nimba ari umuntu ubundi umurewi ngo ni umuntu waba gukora umurimo w'Imana gusa nta kindi kintu na kimwe akora. Bitandukanye no kubona pasteur ubu ngubu afite boutique cyangwa afite moto. Mu ijambo ry'Imana usome amaturo abantu baraza kutubwira muri commentaire. Amaturo yafataga n'abantu bavuye mu kindi gihugu. Oya Gakire ndi kumusobanurira abarewi bari abatambye ni abantu bageraga hariya hera hatandukanye nabo ubu ngubu buri muntu asigaye yigererayo. Nyine nibyo ndi kugusobanurira ariko hari ahandi bavuga ko amaturo yaribwaga n'abantu b'abasuhuke bavaga mu gihugu cy'ahandi bakaza ya maturo batanze mu rusengero agafasha. Bitandukanye n'iby'uyu munsi. Uyu munsi pasteur araza agashinga itorero agenda n'ibirenge wenda afite akagare kamudeplasa amaturo yamara kuba menshi ejo akagenda muri kebo. Ariko n'Imana ibimutabaye mbona nta kibazo cyo kirimo. Imana ibimuhembye nyine nk'umuntu wayikoreye. Bivuze ko Imana yabirobanura ku butoni se. Kera abarewi n'abandi bakoraga mu byize no mu nsengero ntabwo bajyaga mu mirimo yindi. Babaga bagomba kuba mu nsengero nibyo nari nkubwiye bagahereza. Ariko ubu byarahindutse. Pastor ashobora kuba afite indi mishinga, afite inkaroroye, padiri nuko afite amasambu yubatse amazu, afite amazu y'abakodesha, bafite n'amahoteli barubatse. Ariko noneho niho handi haziye nyine ituro riraryoha. Nyine ubu biragoye ko twabona umurebe ubu ngubu. Harahiye. Ibintu byarahindutse. Ituro ryakomeje kuba ituro kubera ko bira ntago iyo mirongo barayikuramo bayihanaguyemo wenda byava. Ariko igihe bibiri kivuga ngo mutura amaturo biri imaze imyaka 2020 n'umwe turinjira mu bigi kumara imyaka 2022. Wow, murabona abana ba Salongo ariko imfura kuvuga ngo rero cyakoze konde boy. Umwe yambaye ngo konde boy, yambaye konde boy. Uyu nawe mu muhinzira atambuke. Uyu ni Salongo, use Salongo muto. Amakuru yawe? Neza. Witwa nde? Akaraba Laila. Laila. Wiga mu kangahe? Mu kabiri. Wiga mu kabiri. Wowe witwa? Urandi barameke. Wiga mu kangahe? Mu gatatu. Uyu munsi mwiziki? Twakoze test. Test wayitsinze? Okay. Ninde ugiye kuducurangira muri mwe? Kabanzuye turangiye ubuze. Turangaho gace twihute. Ubose. Turangaho gace. Re mi so mi do 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 re mi mi re do 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 re mi so mi do 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 re mi mi re do so mi re mi so mi re re do re mi so 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 mi re mi so mi do 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 re mi mi re do Gasubire, nihagera gasubire, ongera gatangire. do 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 re mi so mi
papa wawe yego papa wawe umwita nde rurangirwa Wilson ka kazina kandi bajya bamwita ntago nasi ayara kandi kazina ujya wumva abantu bamwita ntago nzi yego rata ntakuzira muri aba bantu bari hano nta salongo uri kubona nawe nawe mbwira muri aba bantu bose bari hano salongo ari ntawe uramubonye reka turebe undi gira imbere nawe ngo salongo ni wabyumvisha ariko nawe ni papa yego byari icyaha mire dodo uyu wese wowe ninde wakwigishije musirikare musirikare ninde n'uyu nguyu uyu yitwa musirikare iyo wamwita kateusha na kiriya kintu afite uzi kugicuranga ntago ndakimenya nacyo azakikwigira maracika reka tubanze twumva ubumenyi umaze kugira tugiye gucuranga indirimbo yitwa ngwino soko y'umugisha arayizi on TV n'urugendo online aba n'abana ba Salongo ndakeka uyu Wilson cyangwa niwe mfura niwe mfura hagakurikiraho uriya wenda sinzi nimba ntaba nibeshye sa yarafite impanganye niyo mpamvu bavuye izina Salongo ariko uzi ko ari byo na narongo w'umumama yes nibyo rero nangiye gusobanurira abantu ubundi niyo ngwino soko akandi ni sawarata akandi uzi bakita mwamageze ku irembo mwamageze ku irembo ajya hese ageze ku irembo kuvuga ngo aza mu ijoro wenda ku bantu bateza n'impano z'abana imbere wow uzi ko nkunda abana cyane aba bana nzagaruka kora by'umwihariko papa batarimo nta n'undi muntu urimo mwenyine ubundi twiririmbire sibyo
yes Okay. yes wow ni byiza no muri bibiliya biranditse ngo toza umwana inzira nziza azarinda asaza atari yayo ubu nayibonye nagezeho twagiye ya kabiri kwirembo waba mbwe kumutaraba yaje gukora nyabera babane mwijuru kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje kandaje se kwirembo izerekana kuza biri utakuboneka kandi tugiye guhabwa kandi tugiye guhabwa kubaho kwiteka kubaho kwiteka kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje 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 kandaje ze kwirembo ariko sha nukuvuga ngo nubundi sano kavuze kazashinga ikipe hano muri oya ahubwo itorero ryabaye ikipe y'umupira yitwa Muyange FC Muyange ikina n'amakipe akomeye kayashyira hasi kandi nanjye nkina mu bumwe muzaze muri ko twadukina umupira wenda nahita nibaza ikibazo cy'amatsiko kuba ufite abana bawe iki kintu cyaguteye kumva ko abana bashobora kubatoza inzira yo gutangira gucuranga kuri abana banjye ntago ari abapagani bazi Imana bakanacuranga mbigisha ibintu byose bijyanye n'umuco kubaha n'ibi by'Imana bikazamo ko umwana azi gucuranga akabikurana agira inzira ye buriya wenda ntazakora ari umunyamuziki ariko nabyo bizajya ayikenera rimwe na rimwe ajye nko kucyuma nk'iki yicurangire yinezererwa icyo tuba dushaka n'ibyishimo tukaba twishimye turi mu muryango wanjye nk'uko nguko tubanye neza umudamu abana n'abandi bantu baba muri urugo rwanjye yes wenda umuntu ashobora guhita yibaza nk'umwana wawe w'imfura abyutse mu gitondo akakubwira ati papa mfite imirongo ndashaka kujya studio ndashaka kuririmba kandi sinzaririmba gospel ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ko aririmbye izo ashaka zamuteza imbere abantu bakabyishimira ntacyo namushyigikira hari n'undi muntu ushaka kubibona akavuga ati nyamara Salongo agiye gushinga itorero kuko ari kubitangira gake gake agenda agura igitabo cy'indirimbo agenda agura senti urabona ko ibintu bimaranye igihe iyi ngiyi ni impano bahaye n'umwana yarafite agacurangisho gatoya yarafite agacurangisho gato hanyuma umuntu aramukunda yabonye agacuranga ahita agura kino cyuma agura no Yamaha bano bagabanya hariya babituragurikamo sinzi hanyuma umuntu navuye maze kumuvura arishima yishimye ahita yari yarabonye no mwana acuranga ahita avuga ati muguriyemo kino cyuma dufite n'ikindi kinini mu nzu nanjye naguze kuko nabonye ko ari byiza bituryohera amatwi wabibonye ko buri kimwe cyose tuba tugifite hano gucuranga kwabo ni ibintu byabajemo cyangwa se ni wowe nibyo byo mu maraso kuko nawe wabikunda kuko mbikunda umwana yabonye mbikora nawe aravuga ati nanjye kancurange ndababwira nta kibazo namwe mutangiye mu byiko uyu mugabo akajya gufata umwanya akabigisha uyu mugabo ariko ashobora kuba ari mubi cyane umugabo arabizi azuranga wize muzike ku Nyundo yize ibintu by'umuziki mwiga no hanze ni Bugande na wizeyo ariko ibintu byo kuririmba yize muzike cyane ibintu byo gucuranga jewe nabikuriyemo ko nakuriye mu idini byuma mu rusengero byarabaga nkabikunda no kuvuga ngo rero kuvuga ngo wenda ngiye gushinga urusengero ibikiwe ntabwo ari byo purani ntabwo ndabona umuhamagaro wabyo jewe ndavura gakondo hano nagaruka mu buzima busanzwe nkajya ku cyuma nkacuranga nkishima kandi iyo turirimba zino ndirimbo umuntu aba yumva zimusubizamo imbaraga kumva mbese yaranezerewe umutima
wenda reka dusubire inyuma gatonya ku kazi ukora ugiye kumva umwana wawe arakubwira ati papa yego ndashaka gukora akazi ukora kandi nibyo nzakora wabimwemerera yabagize neza ahubwo yabakoze neza rwose akazi kagahisemo rwose nkakamwigisha ntaba ngize amahirwe nkaba mbonye umucunguzi uzancungura igihe zaba ntakiriho. Hari n'ikindi kintu abantu bajya bakunda kwibaza bati iyo umuntu azi nk'ibi bintu urabona Salongo yabigizemo izina ibintu by'ubuvuzi bwe rikomeye cyane akavuga ati se kubera iki yabyihereranye wenyine inyuma waba ufite abandi bantu uri kubitoza ku buryo mu minsi iza tuzajya tubabona kubitoza abo hanze barimo bariga nkabigisha ufite abanyeshuri faranga rwose nkabigisha ubu ufite abanyeshuri nkabangahe mfite abanyeshuri hanze y'igihugu mfite abanyeshuri mu Rwanda bararenga nk'abantu 80 barimo kubwiga harimo n'abatanzania abagande abanyazambiya wa Tanzania rero hari abantu bavura urateganya no graduation bazagraduate ntago babyerekana barabisha unagapfa gutyo atabisigiye n'umuntu bazagraduatinga bishyura minerivare nk'uko abandi bose bayishyura none se bari hanze bigo online aramubwira ati zana baba ry'isake nkwereka umanure inkuru baba ry'isake ni by'abapfumu by'ababa bayisake nguzana ikinga ntago byifashisha mu kuvura uyu ubikora gutuma baba bayisake ngo gutumye iki buriya ni umuntu agutumye inkoko cyangwa ngo gutumye ihene babigize inyitwazo bamwe bashaka no kuzirira hari igihe umuntu aba yimariye umupfumu ukeneye ashaka kwirira akanyama ngo ati uzana ihene ari umukara akayijyana akayirya rwose ntabwo ibyo ubikora wowe yewe niba nzanye ihene ntabwo narayo no kuyigutuma ahubwo wazana amafaranga nkayigurira ko ngiye kuyikoresha umuti kuri wowe nzi n'icyo uri bukore sinanga njya kuyigutuma ngo ejo uzaze uyikurubana kuko giye ikintu gizuye icyo uri ishobora gukora ese unagutumye bari nk'uko yagiye isiga yavura umuntu usanga turimo kuririmba rero no kwa turirimba indirimbo ubundi bigizwe n'aya masorofeje mwumvaga turirimba utazi bino ntabwo wamenya kuririmba bino utaririmbye ibi izi tuno tudomo mureba twose batugizwe n'indirimbo yose hano amagambo kuririmba hano kugira ngo mbere yuko wenda turi no kugana ku musozo indirimbo wenda ya nyuma babe bayitekerezo bagiye kuturirimbira n'umwana uri buyicuranga n'umwana uri buyicurange tugiye n'ubundi ubwo ndi kugira ngo dusoze ibyacu byo kubaza kugira ngo duhite dukomereza no ku bikorwa byiza ahubwo mbere yuko dusozaho gato nyuma y'igikorwa cyiza wakoze kwa Karyuri urateganya iki komeza kwagura ibikorwa bye ibyo byose atari na hariya umwaka mfite abantu benshi nzasura hari n'ibindi binyamakuru biba byansuye twagiye Kibungo n'ibindi binyamakuru dufasha y'abantu ku mwaka ugiye kurangira giye ngira abantu mfasha n'umubare wabo bari bababaye cyane mpitamo babaye cyane ukuvuga ngo nanjye nzajya mpura n'umuntu babaye umuntu babaye cyane umuntu babaye cyane mfite uburyo tumufasha giye mfite n'abandi bantu bafasha gufasha ndashaka kugaragara no kuri kamera habaye igitekerezo ngana umuntu tuzafasha itariki ni bagateranya amafaranga ko ntabwo ubushobozi ari ukuntu amafaranga muyaca ku ruhande bagateranya amafaranga tukajya gufasha umuntu ko amafaranga akora ibyo ushaka urumva amafaranga niyo atuma wivuza ahantu hakomeye ugakira amafaranga niyo atuma umuntu aza kwa Salongo kugira ngo yivuze hariho abantu bazi ngo kujya kwivuza ngo muri gakondo ngo uriya ngo ni bya Kenya ngo nta mafaranga nifitiye ngo reka nzagiye jewe ndabireba nkasanga niba ubushobozi ufite ndagufasha ariko iyo ufite butange kugira ngo ngushyire imbaraga ikomeye ubwo rero reka turirimbe ndi urayizi cyane nabo nandeze solfège ngeze ngo warabyibagiwe hari ibyo nize se do re mi fa mi re do re gusa do re mi twagiye do re mi fa mi re do si do mi fa sol fa mi re so mi sol fa mi re do re mi fa mi re do si do re mi fa la sol do re mi re do re mi fa mi re do si do mi fa sol fa mi la
so mi so fa mi re do re mi fa mi re do re do si do re mi fa la so do re mi re do. ubwo ni amanota abagize indirimbo twayirangije ubwo ni indirimbo birangiye. Emi twasoreje ku busabe bwawe. Ndashaka ko hari akaririmbo abana bari buhurireho rwose bombi. Nta kibazo. Awaririmba undamucurangire. Umwe aririmbe undamucurangire. ninde uri buririmbe niyo ugiye gucuranga ngaho hitamo gucuranga nta Iyo mushiki wawe azi ushaka gucuranga be acuranga iyi ndagufasha kuri iyi urenze urayizi yicuranga cyamufasha Okay, egera hano hino. cyangwa bose bafatanye dukore korari sa bose bafatanye umwana bari wacuranga ubundi bashyiremo na cya kiboro. Okay, muri inzi twagiye. Nta kibazo. muririmbe byo muzi Twagiye kuririmba muririmbe Genda hariya. Genda umwegera ngaho. Aho ngaho. Ko mwazi neza. biriho Ubino hagarara. Imbere ye. Aho ngaho. Mbashimire bakunzi ba Beton TV na urugendo ndabashimiye kandi nizere ko mwaryohewe. Nshimire na Salongo, nshimire n'abana bose ndabashimiye. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye mukomeze. By'umwihariko uyu muntu nzamushaka tuganire anavuga n'ukuntu kijyanye n'umuziki, afite ibikoresho byose ubundi twumva umuziki. My name is genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire